n'umukino mbere na mbere turashima Imana ko tudatsinzwe ibitego 4-5 cyo nacyo cyari kuduca intege. Uwo tuzakina nawe azakina afite iyo difference y'ibitego. Tugiye gutegura umukino ku kibuga uko tuzawukina, ariko ubu ngubu siho cyane hari imbaraga kuko bamaze gukina imikino 2. Ubu imbaraga uri gutegura umukino hanze y'ikibuga kuri coveringa, kuri recuperation z'abakinnyi, niho cyane cyane tugiye kwikonsantra. Dufite ikibazo cyo kwataka, ngira mwabibonye, gudefana turadefana neza, ariko mu buryo bwo kwataka bataka ntago bari guhuza neza nabo hagati, bigatuma rero tubona uburyo bwo gutsinda. Nta ukurikije igihe bamaranye, kandi ya cohesion ntiyaza nk'iriya yenda ikipe dukinnye naho nka Kenya hari ibyo twigishije, ariko ntabwo nabyo twahita tubikora ngo tubyiye tubimenye muri iyi minsi birisigaye. Tuzagerageza gukosora ibishoboka n'uburyo bwo guhindagura uburyo bw'imikirire bw'abakinnyi, yenda n'umukinnyi umwe cyangwa babiri bashobora kwiyongeramo, yenda kubera ko azaba gifite agateke fresher physique, hanyuma tureko twashaka ari amanota kugira ngo twikarifiye. Amahirwe ndumva turacyafite, nitwebwe afite mu biganza byacu, tugomba kurashaka tukayabona. Umukino wa Sudani ndumva nta kintu kinini navuga, yaduhushije guhuza, baraziranye cyane, baratakaza umupira gake, barishimisha, cohesion yabiri hejuru. Urabona ko ari ikipe ugiye gushaka amakuru yayo, ntabwo ari ikipe yitoje iminsi 7 niyo twitoje. Ikindi level umukinnyi arakina ukabona ko afite mu match menshi mu gukina, ukabona ko ntabwo bafite bwo gukina. Aba bacu bafite ishyaka, ariko ntabwo icyizere bifitiye cyane kubera imikino mikeya ni stress ni pression. Hano urumva umukinnyi ukinira kuri public imeze gutya adasangwa kiri imbere yayo, ntabwo wapfa kumusaba ibintu byinshi. Byonyine icyo gihunga cyonyine kiriyongera kuri we, kubera ko ntabyo aba yarahura nabyo muri competition.